nk'uko twabibabwiye rero uri kubona ko hari bwa ubutaka bwiza cyane, bwiza koko, burimo urutoki, burimo buri kimwe, ariko ni ubutaka buri mu cyanya cy'inganda ziciriritse mu mbago z'ikibuga cy'indege hano mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Rilima. Niho ubutaka buri. Ubwo butaka mukaba mubona burimo inzu, bufite ubuso hafi bwenda kugera mu 1000. Urabubona ko ari ubutaka bwiza. Ni ahantu ushobora gushyira ubworozi bwawe, ugashyiramo uruganda ruciriritse, icyo ari cyo cyose ubona ko wagishyiramo kikajyamo, nk'uko twagomeje kububatambagiza muri kububona. Ni ubutaka rero bwiza. Ubaye ufite amafaranga wahamagara kuri nimero iri kuri sikirini yawe, hanyuma tukavugana tukabaha buno butaka. Ni ubutaka bwiza. Uri kubona ko hano turi mu gikari cy'ubwo butaka, turi mu gikari cy'inzu zirimo. Ubu ni ubundi butaka buri ku ruhande turimo, uri kububona. Ni ubutaka busaguka aho bubatse, burimo ubuhinzi, buramanuka bukagera hariya hepfo uri kubona. Ni ubutaka bwiza cyane budashobora kugucika. Niba ushaka ubutaka, hamagara kuri iyi nimero iri kuri sikirini yawe, hanyuma uze tukugurishe ino pariseri irimo ubuso bunini kandi buri mu cyanya cy'inganda ziciriritse. Hano ni mu karere ka Bugesera rero, mu murenge wa Rilima, mu kagari ka Kabeza, mu mbago z'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Bakunzi rero ba Impala Media Rwanda, niba ushaka kongera ubutaka ku bundi cyangwa se ushaka gutunga ubutaka bwa mbere, icyo usabwa ni ukuduhamagara, hanyuma tukakugeza ku butaka tukabuguha maze ukabutunga. Nta kindi rero usabwa. Tangira none, hanyuma ejo uzaba uri umukungu nk'abandi bose, cyangwa se uri umukire.